Nibyo, reka mbasuhuze kandi mbifurize kugubwa neza uyu munsi wa none. Turi ku itariki zirindwi z'ukwezi kwa mbere cyangwa se Mutarama umwaka wo n'uw'ibihumbi bibiri na makumyabiri n'itandatu. Hagati aho ngaho twongeye kugaruka rero imbere y'izi mikoro za Region Info kugira ngo tubashe gukurikirana akantu ku kandi ibiri kuvugwa cyangwa se ibiri kujya mbere hano mu karere ka Afurika y'ibiyaga bigari. Leta zunze ubumwe za Amerika zimaze kugaragaza ko zapfubije ku buryo bukomeye cyane umugambi inyeshyamba z'umutwe wa 23 zari zifite wo kwagura ibice bigiye bitandukanye nk'uko bari bakomeje kugenda babigaragaza mu kwigarura imyanya igiye itandukanye. Amerika ntago ari icyo yakoze cyonyine gusa, ahubwo Amerika yaciye intege mu buryo bugaragara ibihugu byari biri inyuma ndetse n'ibyabitekerezaga kujya inyuma y'uyu mutwe w'inyeshyamba za M23. Ikindi kintu kugeza uyu munsi Amerika yabashije guca intege mu by'ukuri umuvuduko M23 ririho ndetse no guhindura ibitekerezo by'aba barwanyi ku kigero kigaragara. Ibi Amerika irabikorera Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ariko hakaba umukoro kuri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo wuko iki gihugu nacyo kigomba gufatirana mu by'ukuri aya mahirwe, kikamenya ko kigomba kuba cyayabyaza umusaruro, kuko byanze bikunze ntago bizigera bibaho ko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo izakorerwa byose na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ahubwo nayo hari uruhare isabwa, hari ibyisabwa, hari ibyo igomba kuba yakora. Niyo mpamvu rero mu by'ukuri twicaye imbere y'izi mikoro tugiye gutera agatebe. Muraba kumwe nanjye Bosco umutaramu cyane, muraba muri kumwe nanjye Bosco umutaramu cyane. Hanyuma rero nta kindi kintu kiza kubaho usibye ko tugiye kuba twaganira ku muntu utarakanda subscribe cyangwa se sabone hano kuri Region Info. Nagira ngo nkubwire ko mu by'ukuri ugomba kuba wabikora, byongeye kandi like, reka tuzizamure ibitekerezo cyangwa se inyunganizi, nabyo no kwicisha muri group yacu ya WhatsApp ndetse n'abatwandikira inbox cyangwa se direct message DM, ndababwira ko ubutumwa bwanyu kabisa tuza kugenda tubusubiza. Ikindi mugomba kuba mwamenya kujya muri group yacu ya WhatsApp nuko uca cyangwa se ubasha kunyura mu by'ukuri munsi muri komenti ukabona link tuba twaguterekeyemo. Iyo umaze kubona iyo link uyikandaho ikakugeza muri group yacu ya Songa Mbere. Nshimira abantu mwamaze kugeramo rwose, mbashimira cyane kandi by'umwihariko. Hanyuma rero ari nabyo nababwiraga cyangwa se ari byo nagarukagaho, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zirimo zirafasha cyane Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nubwo mutabyemera cyangwa se habaho ugushidikanya, ariko byanze bikunze iki kintu cyo unyemere tuze kucyemeranya cyangwa se tuze kucyumvikanaho. Uti mu buhe buryo cyangwa se mu ruhe rwego biraza mu by'ukuri gusaba ko tuza kuba turi kumwe. Ejo bundi aha tariki enye nibwo hasinywe amasezerano, ariko nubwo aya masezerano yasinywe twumvikane neza, byabaye ku itariki enye, ariko kuwa mbere mu matariki ku itariki ebyiri z'ukwezi k'Ukuboza 2025, ngira ngo murabyibuka neza kuko nta gihe kinini gishize. Icyo gihe amasezerano ya Washington yaje kuba mu by'ukuri imirwano yari yamaze gutangira. Amakuru mfite ngo nuko abahungu bari bababwiye bati byanze bikunze amasezerano ya Washington agomba gushyirwaho umukono iyo Uvira mwamaze kuyifata, kugira ngo bitaza kubaho ko cyangwa se bitaza gutuma mu by'ukuri iyi Uvira cyangwa se iki gice tugihomba. Bati iki gice rwose tugihomba, kuko byatekerezwaga ko nibimara kubaho cyangwa se nihabaho ugutera intambwe iki kintu kigashyirwa mu bikorwa, ntabwo bizaba byoroshye, bizaba bikomeye. Kandi koko nyine byaragaragaye kuko ku itariki enye imirwano yari ikomeje bw'amasezerano yasinwaga. Ku itariki 9 nyeka ko inyeshyamba za M23 nibwo zabashije gushyikira ngaho Uvira, ariko ntabwo byateye kabiri. Leta Zunze Ubumwe za Amerika batanze gasopo yo gusohoka mu mujyi wa Uvira, byanze bavuga ko hagomba kubaho ko mu by'ukuri iyi Uvira, izi nyeshyamba mu by'ukuri iyi Uvira, izi nyeshyamba za M23 noneho ziyivamo kilometero 75 zose
kilometero 75 ni ahantu harehare cyane. N'ubundi ni ugusubira mu bice bari bahereyemo bagabamo ibitero, ko murabizi ko byari bisanzwe bizi ko bari hagati ya 80 kuri 80 nyine nizo hagati ya 75 80 gutyo. Ariko uko byagenze cyangwa se byarangiye, bigaragaye yuko mu by'ukuri inyeshyamba za M23 zaciwe intege, ariko ntabwo zabashe gusubira inyuma. Icyo nshaka kuvuga rero ari nabyo nahereyeho mbabwira nti Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugeza kuri inshuro, nubwo abanyekongo cyangwa se abakongomani bataza kubyemera, hari aba tutaza kubivugaho rumwe, iki gihugu kiri gufasha Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu buryo bumwe se cyangwa ubundi. Ni ukuvuga ngo niba Amerika yo ubwayo ihagurutse igatanga warning, ikavuga iti inyeshyamba nizisubira inyuma, byanze bikunze nyine zigomba gusubirayo. Ni ukuvuga ngo nizidasubirayo, Amerika ikiba yakoze yo iba yasuzuguwe. Wowe mu by'ukuri uramutse ufite ubushobozi ukagira icyo ukora, murabizi ko guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bagiye rwose barasa ubwo bakoreshaga mu by'ukuri utudege twa CH4B tutagira abadereve ndetse na za Sukhoi mu bihe byashize, Amerika igashaka kubitambamira. Ariko ubwo kuri inshuro, niba Amerika yamaze kudekarara ikasora mu by'ukuri inyandiko ivuga ko izi nyeshyamba zigomba gusubira inyuma no kugeza muri kilometero 75 ntizibikurikize, kabone nubwo batatanze igihe cyo burya habayo kwibeshya, kuko ikintu bura Amerika itakoze. Nanone undi mutego urimo nuko Amerika itigeze itanga igihe ngo ivuge ngo igihe runaka mugomba kuba mwamaze kuvanga, kuko Amerika iyo aba yaratanze igihe nyine icyo gihe kigashira, twari bubone izindi minuka zikomeye cyane byashoboka ko zari bugirwemo uruhare na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ariko kuri inshuro ibibazo barashaka kubirekera abanyaRepubulika ya Demokarasi ya Kongo cyangwa se abakongomani. Bo icyo bakora ni ugutanga itegeko, ubwo nyine Kinshasa kigomba gukora niba bivuzwe ko basubira inyuma, ntibasubira inyuma, iyo yamaze kwemererwa tayari gushyira mu bikorwa imbaraga ifite. Kuko ntabwo Amerika izazarega kurwanira, murabizi kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ntabwo iki gihugu ntabwo gitorera, murabizi cyangwa se mumaze iminsi mubibona aho kugeza uyu munsi ibihugu birimo Venezuela, Cameroon ni Mexique, Venezuela, Mexique na Cuba. Bivugwa ko hari warning iherutse gutangwa rwose kuri bihugu, kugeza ubwo perezida wa Venezuela Nicolas Maduro yatawe muri yombi n'umugore we kubwo kubangamira ndetse no gukora ibikorwa ngo bihungabanya umutekano n'inyungu bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ubwo rero Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nayo nkeka ko hano yamaze guhabwa ibishoboka byose cyangwa se uburenganzira bushoboka bwose kugira ngo mu by'ukuri ishyire mu bikorwa kino kintu. Tugiye kureba cyangwa se tugiye gusuzuma tukareba uburyo ki Leta Zunze Ubumwe za Amerika zafashije iyi guverinoma ya Demokarasi ya Kongo guca intege ibitero bya M23 byari bigamije kwigarura ibice bye bitandukanye, nk'uko mu by'ukuri bita General Sultani Makenga amaze iminsi abivuga. Barimo abavugizi b'uyu mutwe ndetse tukasangamo nande, tugasangamo mu by'ukuri n'abakoloni nanga abayobozi nyine ku rwego rwo hejuru rw'izi nyeshyamba bari bamaze iminsi babivuga ko bashaka gufata ibice birimo Kisangani, birimo Crimea. Kugeza uyu munsi ntago abantu bumvaga ko umuvuduko M23 yari igeranyeho bita muri Uvira, mu by'ukuri uyu munsi ibitarambuka ngo igera nga Crimea muri Tanganyika. Ariko kugeza uyu munsi Crimea imeze neza, ni igice kihagazeho, Kisangani ni igice kihagazeho mu by'ukuri, n'utundi duce twose tugiye dutandukanye za Shabunda murabizi uko byari bimeze, nubwo amakuru avuga ko Runtukuru ahangaha rwose mu bice byo ku marembo ya Warungu na hano na Shabunda hongeye kumvikana amasasu, ariko icyari cyabayeho guca intege ibi bitero bya M23 byo byamaze gukorwa, ndetse nubwo izi nyeshyamba zirimo zirabikora. Christopher uwo bita ni umwe mu bari muri Secretariat ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, hari amagambo akomeye cyane aherutse gutangaza cyangwa se kuvuga mu by'ukuri abwita Christophe, irindi ntabwo ndimo ndabyibuka neza, ariko uyu mugabo mu byo yavuze, mu byo yatangaje, yagarutse ku kuba nyine ngo amasezerano agomba kubahirizwa, kandi mu bigomba kubahiriza amasezerano tugendane neza harimo icyo bita guhagarika cyangwa se ibyo nakwita gushyira akadomo ku bijyanye n'urugamba aho ruri hose.
ikindi kintu kimwe nshobora kukubwira, igitutu cyaragaragaye ku bihugu bikekwaho gufasha inyeshyamba z'umutwe wa M23 muri operasiyo. Ibi nabyo n'indi nsinzi yo kwishimira ku ruhande rwa leta, kuko mu by'ukuri ibyo basabaga nanone ubona ko nyine tubaye tubishyizemo ku ijanisha, cyangwa se tubishyize ku ijanisha biri hejuru ya 60% ku byo Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yifuzaga. Ntabwo hashyizweho ibihano, ariko habayeho igitutu kandi cyatanze umusaruro nk'uko iki gihugu cyabishakaga. Kugeza uyu munsi bikiri no mu byo twavuga ko biteye inkeke umutwe wa M23. Nuvuga ngo izi nyeshyamba Leta Zunze Ubumwe za Amerika ikintu babanje gukora, barabanje bazibikamo ubwoba. Kugeza uyu munsi ntabwo zizi icyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika bashobora gukora, ariko nanone icyo ngicyo n'ubundi ari nacyo igitinyiro cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kimaze ku isi, kiratuma ibikorwa byabo, amaoperasiyo yabo bayakora mu by'ukuri gake ugereranyije n'uko babikoraga. Kandi uko babikora gake ni nako nanone guverinoma yahagaze nayo izura umugara, ikomeje amaoperasiyo. Ibyo byose rero bigakomeza kongera ugutsinda cyangwa se intsinzi rwose ku ruhande mu by'ukuri ku ruhande rw'iki gisirikare cya leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nibyo M23 mu by'ukuri ni umutwe wari ufite imbaraga werekeza muri Uvira, ariko uko byagenze Leta Zunze Ubumwe za Amerika zimaze guhaguruka, ari nabyo navuze nti iki gihugu kirimo kirafasha mu buryo bumwe se cyangwa ubundi leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ngira ngo mwabonye uko byagenze cyangwa se uko byari bihagaze. Ikindi kintu ugomba kuba wamenya, kugeza uyu munsi amasezerano ya Washington yatekerejwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika yahise amira, icyo bita kumira, sinzi niba mucyumva, yahise amira bunguri. Nta nubwo ari bimwe byoroshye, yahise amira bunguri amasezerano cyangwa se inyandiko zagombaga mu by'ukuri kuzavamo n'ikintu gikomeye nk'uko byagaragaraga za Qatar. Kandi byagiye bigaragara ko Qatar M23 cyangwa se umutwe wa M23 byagaragaraga yuko rwose urimo urashaka mu by'ukuri kuzamura, ahubwo gushyira igitutu cyane kuri abangaba. Ibyo rero bikagaragara neza cyangwa se bikaboneka ko nacyo ari indi ntambwe cyangwa se ari ikindi kintu gikomeye cyane, ari ikindi kintu gikomeye cyane cyabashije kubaho ku ruhare cyangwa se ku ruhande, ariko by'umwihariko ku ruhare Leta Zunze Ubumwe za Amerika barimo baragirira muri ibi bibazo birimo biba mu burasirazuba bw'igihugu, burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abategetsi bagiye batandukanye baragurutse, Marco Rubio, Lactalmani ndetse n'abandi bagiye batandukanye, nyine abahagarariye Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu kanama kanuni k'umutekano. Ibyo byose mu by'ukuri nyine ukabona ko ari ibyagiye biganirwaho cyangwa se bivugwaho, bikabasha gutuma habaho yuko mu by'ukuri kugeza uyu munsi ubona ko hari uko ibintu birimo bishyirwa mu buryo. Uyu munsi n'amatsinda mu by'ukuri ashinzwe gukurikirana ishyirwa mu bikorwa ry'imyanzuro ndetse n'amasezerano biragenda biba, kandi ngo biragaragara ko mu by'ukuri nubwo bitari gutanga umusaruro, hari ukubaho gusuzuma ndetse no gutanga ibitekerezo ku bijyanye n'ishyirwa mu bikorwa ry'ibi bitekerezo n'inyunganizi. Ndimo ngenda rwose mbabwira uruhare Leta Zunze Ubumwe za Amerika barimo baragirira ahangaha kuri ibibazo. Hari icyo rero mu by'ukuri hari ikindi kintu cyari cyamenyekanye mu minsi yashize cyanahise gisobanurwa n'uwo bita Patrick Muyaya yabivuzeho. Uwo bita Martin Fayulu yari yavuze ko ngo aya masezerano ya Washington, murabizi ntabwo avuga rumwe n'ubutegetsi bw'i Kinshasa bwa Tshisekedi, yari yavuze ko amasezerano ya Washington ngo ari ukumira ubutunzi ndetse ubutunzi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ndetse kandi abivuga agaragaza ko ngo aya masezerano ngo ari amasezerano angana n'imyaka 90 yose ngo Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yaba yarasinyanye, yaba yarashyiranyeho umukono nyine yaba yashyiranyeho umukono rwose n'iki gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ariko ibyo Patrick Muyaya yarabinyomoje, avuga ko mu by'ukuri byavuzwe ko ari imyaka 90 atari byo, ahubwo mu by'ukuri ari amasezerano yasinywe bihabanye n'ibyavugwaga yuko ari amasezerano yaba agamije gutuma habaho
ko umutungo kamere ndetse n'ubutaka bw'abatuye Repubulika ya Demokarasi ya Kongo butwarwa na Amerika, ahubwo ni amasezerano agamije gushaka inyungu z'ikibazo kiri hano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ku buryo cyakemurwa, dore ko binavuga kenshi ko ngo iki kibazo cyaba kinafite aho gishingiye cyangwa se ishingiro muzi mu by'ukuri kuri ibibazo byo mu burasirazuba bwa Kongo, ari nacyo cyatumye Leta Zunze Ubumwe za Amerika zihaguruka bakavuga kuri iyi ngingo. Bivuga ko rero harimo kubaho nanone bitari kubahirizwa nubwo intambwe zatewe, nubwo Amerika tuvuga ko irimo irakorana cyangwa se iri gushyigikira Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko hari ibyibazwaho. Ku ruhande rwa Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'ubw'ubutegetsi baranategereje baranarambiwe, kuko iki gihugu cyifuza ko hari ibihugu bishyigikiye inyeshyamba za M23 byafatirwa ibihano abagize uyu mutwe, ndetse kandi ugashyirwa ku rwego rw'abateroriste, hanyuma hakabaho ubufasha bwo guhagarika ndetse no kurandura burundu abagize izi nyeshyamba cyangwa se abagize uyu mutwe. Ariko hagati aho ngaho ndagira ngo nkubwire cyangwa se ndagira ngo ngusobanurire yuko kugeza uyu munsi ntabwo mu by'ukuri igisubizo cya nyacyo kiraboneka. Sasa rero akandi gatendo ugomba kuba wamenya Leta Zunze Ubumwe zakoze hano rwose kuri ubu butaka bw'iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kuri izi nyeshyamba, hari icyo bita mu by'ukuri niba ndabyita manipulation, kuko uruhande rwa guverinoma ya Kinshasa niko babivuga, cyangwa se mu by'ukuri uburyo inyeshyamba za M23 zari zatangiye gutegura cyangwa se zari zatangiye kugerageza, ariko ubu buryo kugeza uyu munsi bukaba butari gutanga umusaruro. Wakwibaza uti ni ubuhe? Kandi bukaba butari gutanga umusaruro nyine ku bw'amayeri ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni ukuvuga ngo M23 yari yavuze iti twe tugiye gukoresha icyo twakwita imyigaragambyo. Iyi myigaragambyo ntabwo cyari ikintu cyoroshye, kuko M23 nayo ndagira nkumvisha uburyo ki yari yateguye. No kuvuga ngo mumaze iminsi mubona M23 itegura ibintu mu by'ukuri ivuga ko abaturage barimo kwamagana ko yava mu bice bigiye bitandukanye yari yarigaruriye. Ibyo byahereye muri Uvira, biza no muri Goma ndetse n'ahandi, ariko kandi biza kumenyekana ko hari harimo ko inyeshyamba za M23 zabiteguye. Iki ni ikintu cyagombaga guhita gihagarika ingingo ikomeye cyane iri mu mahame yasinywe agomba gushyirwa mu ngiro y'amasezerano ya Washington, yuko ubuyobozi bwa guverinoma bwagombaga kugaruka mu bice izi nyeshyamba zigenzura, hanyuma bukaba aribwo bugira iki buhayobora. Bivuze ngo iyo iki kintu kiramuka kikoze, ubu buryo buramuka bukoze, M23 yari butsinze icy'umutwe, yari igaragaje ko icyo kintu kitagomba kubaho, bityo ariyo yagombaga kuyobora ndetse bikanashyigikira icyitwa mu by'ukuri ko ifite gahunda yo gushyiraho leta yigenga. Ubwo nabyo ari we ibishyigikiye, ndetse kandi nanone si ibyo gusa, inyeshyamba za M23 zabiteguranye imbaraga, kuko bari babizi neza ko bishobora guhagarika igitutu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gihe byaba byitaweho, kuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ni kimwe mu bihugu byemera icyitwa imyigaragambyo, cyangwa se bifite itegeko nshinga ryemera imyigaragambyo. Ni ibintu bashobora kugenderaho mu gihe habaye imyigaragambyo, bo barabyumva cyane bitewe na diplomasi cyangwa se na politike yaho. Ibi rero ntabwo byigeze bikora kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Icya mbere, Amerika yari ihugiye muri byinshi, ntabwo yari ifite umwanya wo kuza kureba mu by'ukuri niba koko ari ukuri mu gihe byashungurwaga, bitewe n'uko nko muri Uvira bugicya Amerika ivuga ko plutôt bugicya izi nyeshyamba zivuga ko zigiye kuhava, nta n'amasaha abiri arashira yahise hagaragara ibyapa ndetse n'abaturage muri Uvira mu by'ukuri biprintinze, abantu bahita bavuga bati ibi bintu harimo gutegura, ndetse biza mu mujyi wa Goma, ariko ntibyagira ingufu cyangwa se imbaraga. Ibyo rero byahaye amahirwe make kuri izi nyeshyamba, nanone byongera guha amahirwe menshi kuri guverinoma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yo kumenya ndetse no gutahura ubundi buryo bushya. Ubwo ni bya mbere twavugaga nyine, uburyo ki M23 irimo irapfubirizwa imigambi yayo, M23 irimo iragenda mu by'ukuri ihombywa mu bitekerezo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibi kandi nanone bigashimangira ikindi gitekerezo cyangwa se bikagaragaza urundi ruhare rute rw'uko
mu buryo mu by'ukuri navuga ko wenda buri indirect cyangwa se mu buryo bumwe cyangwa ubundi, bari mu by'ukuri barimo barakora iki? Izi nyeshyamba mu buryo bumwe se cyangwa ubundi zirimo ziratsindwa urugamba rwa diplomasi, kuko Amerika irabanza mu by'ukuri yarabanje ikubita. Sinzi niba murimo murabibona iki kibazo cyo mu burasirazuba bwa Kongo, Amerika yarabanje ifata inzira mu by'ukuri ya diplomasi cyangwa se ya politiki. Ntabwo politiki irwanwa mu buryo bumwe wowe wumva watekereza, hari amayeri menshi, hari inzira nyinshi. Ibihugu nk'ibi ngibi biba bikomeye, biba bifite abantu biga uburyo ki biyobora, biga uburyo ki ibintu bikorwa, baba bafite n'amayeri menshi cyane baba bagomba kuba bakora. Ayo mayeri rero ni aya ngaya nyine turimo turagenda tubona ashyirwa mu bikorwa cyangwa se agenda akorwaho. Ashyirwa mu bikorwa cyangwa se agenda akorwaho. Bivuze ko rero M23 irimo mu by'ukuri iratwarwa nubwo itabizi, cyangwa se irimo irahura n'isanganya mu gika cya diplomasi. Amerika iyirenzeho. Ahangaha Amerika yahise igaragaza ko irenzeho, kuko ubu ngubu M23 yahagaze gukomeza ibice, ifite ubwoba bw'uko ishaka kugabwaho ibitero ndetse ishaka no gufatirwa ingamba. Ikindi, ntabwo uyu munsi M23 yahise ita direction cyangwa se direction. Ntabwo twavuga ko M23 uyu munsi iri focus ku gice runaka nk'uko mbere yabaga bimeze, kandi uko kujarajara hirya no hino kuratuma itsindwa. Ikindi, mu by'ukuri biragaragara ko nta main point y'igice uyu mutwe ushaka gufata, bimwe mu bigaragaza ingufu nkeya umaze kuba wagira kugeza uyu munsi, nyuma y'uko politike ya Amerika yimanukiye ikava Washington, ikava New York, ikaza ngaha ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, rwose muri Kinshasa. Ngira ngo muri kumva akazi gakomeye cyane irimo iragenda mu by'ukuri ikora, cyangwa se umusaruro urimo uragenda uvamo. Ntabwo byoroshye nyine, ntabwo byoroshye, ariko byanze bikunze bigaragara ko bimwe mu byifuzwa kugeraho bishobora kugerwaho. Ni ukuvuga ngo politiki ya Amerika ahantu ibera akaga cyangwa se uburyo ki ikomeye, dushobora kugenda tubona gutya bigura intege, bigezo. Bimwe bavuga ngo bigeze irica, mu by'ukuri dushobora gukomeza kugenda tubona bigezo, tukazashiduka iyi politiki isoje cyangwa se ishyize kwereza iki kibazo mu buryo n'abantu batamenye cyangwa se batasobanukiwe. Ibyo nabyo ni ibigenda bigaragara, ariko hejuru y'ibyo, nyuma y'ibyo, Amerika iba ifite ibindi bisubizo bigiye bitandukanye bishobora gushyirwa mu bikorwa mu gihe ibyo bitagenze gutyo. Hagomba kuba mu by'ukuri habaho kubitekereza cyane, hagomba kuba habaho kubyumva cyane ndetse no kubyiyumvisha, kugira ngo umenye kandi usobanukirwe byanze bikunze iyi politike iri mu karere ka Afurika y'ibiyaga bigari. Ngira ngo murabyiyumviye, ngira ngo murasobanukiwe, cyangwa se mubashije kumva rwose uko ibintu birimo bigenda, cyangwa se uko Leta Zunze Ubumwe za Amerika barimo kugenda babigenza. Nkubwira ko ndi Bosco rwose, ni Region Info. Ariko kandi nanone hari andi makuru menshi cyane tuba tugufite, cyangwa se tuba tugomba kuba twakugezaho. Ibyo tuba twakugejejeho biba byagucitse, ntacyo uraza kureba mu by'ukuri ku makuru agiye atandukanye tuba twagiye dutangaza. Hanyuma rero kandi mu kanya kari imbere turasa kugenda dukurikira n'andi makuru araba agezweho, turebe uko biraba byifashe. Ntujye kure, ntuze gucikwa, nizere ko tuza kuba turi kumwe 5 kwa 5 rwose. Nge rero mu by'ukuri munyemerere aya makuru tuyasubikire ahangaha, kugira ngo tuze kugaruka mu masaha ari imbere, ubwo tuza kuba tureba n'ibindi baba bigezweho. Nge nk'ibisanzwe nari Bosco, umutaramu cyane, in Region Info. Ciao, hasta la vista, mugire ibihe byiza.